Ukimara kumva iki kinanga utekereje iki? Umwanya w'ikiganiro biri hanze. Iki kiganiro kinyura ku mbuga nkoranyambaga zacu zose cyangwa se platform zacu. Wajya udukurikirana kuri TikTok, YouTube channel yitwa Enjoy TV Rwanda. Kuri TikTok wadusanga kuri Kamagesho Official n'ahandi hose kuri Facebook, Twitter, Instagram hose ni Kamagesho Official. Uyu munsi turiga ku ngingo ivuga ngo uburara. Nivuga uburara aricyo isi utekereza, nanjye nuko. Ubu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2023 bugaragaza ko mu bigo byose byo mu Rwanda ikigo cya Katisi cyangwa se kizwi ku izina rya Bapeni aricyo cyagaragayemo uburara. Ubwo burara ushobora kwibaza ati ni uburara bushingiye ku ki? Ntabwo ari uburara bushingiye mu kunywa inzoga, itabi n'ibindi biyobyabwenge tuzi, ahubwo ni uburara bushingiye ku rugomo n'akavuyo. Bivugwa ko muri icyo kigo hari amatsinda birahanganye. Itsinda rya mbere ryari itsinda rya Karabu Komata, ryari riyobowe n'uwari duwaye kuri icyo gihe. Hakaba n'indi tsinda ryari riyobowe n'uwitwa Suduwaye, ryari rihuje andi makombine asigaye. Iryo tsinda rya mbere navuze haruguru ryitwaga Komata, bivugwa ko ariryo ryari riyoboye ikigo, kandi koko nibyo. Nawe urebye usanga ariryo ryari riyoboye ikigo, kuko usanga iryo ryafataga umwanzuro rikavuga riti giye gushyiraho konje. Niba ryabyemeje uwo munsi konje iraboneka, hatagendewe ku bundi buyobozi bw'ikigo buza gufata umwanzuro, ahubwo iryo tsinda ryo ubwaryo ryarifataga rikavuga ati uyu munsi turatanga konje ku bakozi cyangwa ku banyeshuri. Ushobora kubyumva ukagira ngo ibyo ntabwo byabaye. Ibyo bintu ubyenzuye neza usanga atari aho byahereye, ahubwo bifite inkomoko guturuka kwa Adamu, kuko bivugwa ko ubwo Kayini yamaraga kwica Abeli yatangiye kwigomeka. N'aba basore nabo batangiye kwigomeka ubwo babaga basaba ibikoresho ntibabibone. Niho haturutse ijambo uburara, bakaba barifashe bakayobora ikigo mu mwaka wose bahamaze, bakaba bafata umwanzuro bashakaga bitewe n'uko batabonaga ibyo bakeneye, ahubwo baravugaga ati mu mwanya tutarabona ibyo dukeneye tugomba gukora icyo twumva dushaka icyo ari cyo cyose, kugira ngo natwe twereke ubuyobozi ko tubabaye muri make. Ushobora kubyumva ukagira ngo ni amakabyankuru, ariko nawe ubitekereje neza uraza gusanga ari byo. Dore impamvu iki kigo cya Katisi cyangwa Apapeni kiza ku mwanya wa mbere mu bigo byagaragayemo uburara 2023. Tekereza ko umunyeshuri wo muri Apapeni yabaga yakifata agasohoka kuri gate adasabye uruhushya, akaza kuza isaha ashakiye. Kandi unatekereze ko umunyeshuri yabaga yakifata agasohoka hanze, agashobora kuba yamara iminsi 2 nta muntu umenya ibyabaye. Dore noneho impamvu nyamukuru ibyo simusigize ibyemeza. Tekereza ko umunyeshuri wo muri Apapeni yifashe umunsi umwe akaba yasohoka hanze akajya ahantu hari kubakwa etaje, akaba yakiba urugi rwa etaje akaruzana ngo aje gukinga ikigo. Ibyo bintu ubishyize mu nyurabwenge urumva ko bitagatekerejwe n'umunyeshuri, ariko abanyeshuri bo muri Apapeni babaga batekereza icyo kintu. Utinya umunyeshuri wabaga utahishwa ahantu habaye ikirori muri Nyakarambi yose, dore ko bivugwa ko muri Nyakarambi umuntu wari usigaye ukora ikirori yabaga yashyizeho abasekirite bo gufata abanyeshuri bo muri Apapeni. Si ibyo gusa, bivugwa ko hari n'abanyeshuri baciye mu itangazamakuru bagiye kuvumba bakabirukana bakabacisha no mu makuru. Iyo nkuru ushobora kumva ukagira ngo ni amakabyankuru, ariko niko bimeze. Niba umunyeshuri yakifata agakinga ibiro bya master, ibiro by'abarimu ndetse n'abandi bakozi b'ikigo, wumva ko icyo kigo kitari gikabije. Hakaza undi munyeshuri nawe uturutse mu rindi tsinda hakurya akaba yafunga refe akabwiriza abanyeshuri bagera ku buri 400. Tekereza ibyo bintu, urumva birenze, ariko abo banyeshuri bo babikoraga bazi ari utuntu twa toto. Niyo mpamvu iki kigo uzagisanga ku mwanya wa mbere mu bigo byagaragayeho uburara.
hari ibintu ushobora kumva ni ibintu birenze intekerezo zawe, aho umunyeshuri yifata akaba yajya kuvumba ikirori cyabereye muri hoteli kandi yahagera ntihagire umutanga kuri bife. Hakaba n'abandi banyeshuri baba bajya no kuvumba muri bidi zo hanze, umuturage yateguye bidi y'umwana we akajya kubona abanyeshuri bamukuyeho. Tekereza ibyo bintu nawe uturiye ikigo uko wabigenza. Bivugwa ko abaturage bari baturiye icyo kigo bari batangiye kucyinuba, dore ko bari basigaye batinya n'abanyeshuri bahiga, kuko iyo babonaga umunyeshuri wiga muri apapeni bahitaga batangira kwanura utuntu twabo bakeka kaje kwiba. Ariko si iyo ngeso yarangaga abo banyeshuri. Abanyeshuri barangwaga no kwirira aho babonye, nta kindi cyabagenzaga, ntabwo bibaga, nta zindi ngeso mbi bagiraga nk'izo, ahubwo ni uburara bushingiye ku rugomo, nta bundi burara burenze. Ushobora kumva ibyo ugahita utekereza ko ari abahungu bitewe n'ukuntu uzi umuhungu ateye mu rugomo rwa karemano, ariko siko biri, dore ko n'abakobwa bari barenze. Bivugwa ko bamwe bari basigaye banatanga abahungu hanze mu kuvumba. Ukaba wajya muri bidi y'ahantu ugasanga umukobwa yahise agerayo kare, yahise ajya no muri serivisi, bikagucanga ukibaza ukuntu uwo muntu yageze muri serivisi nta sano afitanye n'aho hantu, atajya n'ahagenda, ukibaza ukuntu yamenye, bikagucanga. Tekereza ko abakobwa bo muri icyo kigo babaga bajya muri refe, abahungu batindaho gake bagasanga babatoboye. Abo bakobwa ushobora kwibaza ati uwo mukobwa azatunga urugo. Biratangaje. Si ibyo gusa kandi abo bakobwa iyo basangaga abahungu babatoboye bakoraga imyigaragambyo, bakaba bakinga ikigo bakavuga ngo nta muyobozi uri busohoke mu kigo atashye iwe, abanyeshuri b'abakobwa tutararya, mubanze mudutekere turye tubakingure umuntu gutaha. Niko bimeze. Ibyo byigeze kubaho ubwo abakobwa babaga bakingirana ikigo cyose, bakavuga ngo nta muntu uri buryame tutariye. Byarabaye, babatekera ibindi biryo, bamaze kurya amahoro arongera arataha. Icyo kigo kiratangaje kuko nubwo babaga bikoze ibyo ngibyo ntibyababuzaga gukurikirana amasomo yabo nk'uko bikwiye, kuko bigaragara ko harimo abanyeshuri bitwaraga neza bagapafuminga ku rwego rurenze, ariko bagera mu gikorwa cy'urugomo ugasanga nibo bayoboye, bari imbere y'abandi. Bitekerezeho neza wumve. Ahantu hari abantu bangana gutyo ntihabura abivangura n'abandi, no muri icyo kigo niko byari bimeze. Harimo abitandukanyaga n'abandi, ariko no muri Bibiliya haravuga ngo uwitandukanya n'abandi aba afite ibyo ararikiye, dore ko abo ngabo bitandukanyaga n'abandi nabo nyuma byarangiraga babagarukiye, cyangwa se bikarangira n'ubundi babagiye bakabavamo. Hari abiyitaga simba kandi koko wayibona koko ukabona koko barabikwiye, ariko ahantu hari intare nyinshi ntihaburamo n'imbwa nyinshi. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha. Yari umunyamakuru wanyu mukunda Kamati ndi Kamavu na Muheto. Ndabashimiye, nawe ubutaha.